Dutangire mu bwami ahantu hari abadozi benshi cyane bo muri ubu bwami bwari bufite abantu bazi kudoda bimwe birenze cyane, ariko hari umugabo wari icyamamare muri ubu bwami uzi kudoda bimwe birenze. Uwo mugabo yari areze mu bijyanye no kudoda, ndetse ubwami bwari ubwami bwiza, nta kibazo bwari buteje, ndetse abaturage bari bameze neza, nta kibazo cyari gihari. Barakwereka hano uyu mugabo ni umugabo w'umuhanga, bamwita Su yari umugabo w'umuhanga mu bijyanye no kudoda, yadoderaga umwamikazi n'abandi bayobozi b'ibikomerezwa babaga muri ubu bwami. Uyu mugabo yari umuhanga kuri rwego rwo hejuru. Su yaradodaga amakanzu abantu bakemera, ndetse na groupe y'abadodaga bose niwe wayiyoboraga. Barakwereka umwami yaje gupfa muri ubu bwami, baza kwimika undi mwami. Muri ako kanya baje gukora imigenzo, barangije bafata wa mwami bimitse bamushyira ku ntebe. Wa mwami yaraje atangira gushimira, ndetse avuga n'imigabo n'imigambi yiwe y'ibyo agomba kuzageraho akigera kuri ubu bwami, ko ibintu byose bigiye guhinduka. Yaraje atanga ijambo ryo nk'umwami mushya wari ushyizweho. Ntibyatinze barakwereka wa mugabo nawe uzi kudoda yagomba gukomeza gukora akazi kiwe agakora neza cyane. Barakwereka wa mugabo uzi kudoda bamuzanira umwamikazi. Umwamikazi amugatumva ikanzu y'umwami yahiye, ati rero ugerageze uko ushoboye kose, nimba byakunda irari idozwe umwami ejo azayambare, ati kuko ejo hari ahantu azajya urebe. Byatinze barakwereka iyi ni ikanzu y'umwami yari yahiye. None umwamikazi aragusaba uriya mugabo uzi kudoda, aramugatumva ndashaka iyi kanzu, hati bucya byarangiye, ati ese biraza gukunda? Atumbwire. Biramugatumva rwose ntabwo uri buze gukunda, hati birasaba iminsi mikeya cyane. Ukurikire uyu mugabo wundi aramugatumva, ariko njyewe hari undi mugabo nzi uzi kudoda bya hatari, ati mubyemeye namuzana hano, ati iriya kanzu yarayirangije. Ntibyatinze baje kureba wa mugabo uri hano. Uyu mugabo bamwita Jini, ngo ni umugabo w'umuhanga nawe mu bintu bijyanye no kudoda, ngo wararenzeho bimwe birenze cyane. Ntibyatinze baje kumureba kugira ngo bamujyane ibwami, narangiza adodera kanzu y'umwami kugira ngo azayambare, yari yahiye. Ukujyana ifima akantu kandi ntagiye kigucikana. Byatinze wa mugabo Jini yaraje aza muri bwa bwami, aje gukora ikanzu y'umwami yari yahiye. Gusa ari umuhanga, abana abagabo bose yagiye adodera uriya mugabo Jini, we arenze wa mugabo Su ukora muri ubu bwami. Akigera hano mu bwami, umugabo yarishimye, abona ni neza cyane, abonye umwamikazi ni mwiza cyane. Yamugatumva wa mugabo we rero bambwiye ko uri umuhanga birenze, ati ese iyi kanzu urayirangije? Nambwa ati iyi ndarayirangije, ntimugire ikibazo. Byatinze umugabo agiye kuri ya kanzu, muri iryo joro arara yikora. Bukeye mu gitondo bwakeye yarangiye, bayihereza umwami arayambara. Yaravuze atumva iyi kanzu wayikoze neza cyane, hati uyu mugabo ni umuhanga, ndamushimiye cyane. Ntibyatinze bivuze ngo hano muri ubu bwami hayisagira abadozi babiri. Barakwereka umwamikazi yashimiye Jini, ndetse na mudozi wundi arababwira atumva rwose mwabagabo nimufatanya byose bizagenda neza cyane, tako nakawayini mukanywe, ndatekereza ko ari buze kubagwa neza. Ati by'umwihariko wowe Jini, ngufitiye indi mpano irenze cyane ndibuze kuguhereza. Mugatumva rwose ntugire ikibazo mwamikazi, ati byose ndaza kubyakira ibyo muri buze kumva. Nicyatinze barakwereka ibyo bikimura kurangira, aho wa mugabo yari Jini yari yiryamiye, yaragiye gusubira iyasubira, ntabwo agomba kuguma muri ubu bwami. Barakwereka akira aho ngaho kumva umwamikazi yamuzaniye ya mpano. Impano yamuzaniye impano y'umubano w'umusatsi, umubano mwiza cyane kandi uhenze wa zahabu. Umugabo abirebye aravuga atumva ku mutima ati njye ntabwo nava muri ubu bwami, ngomba kubugumamo. Ati uriya mwamikazi ndi kubona arenze bya hatari. Yaravuze atumva ati nufite ko umwamikazi ashaka nguma muri ubu bwami, ati ubwabisabye nta kibitwaye ndaguma hano ntaribe. Barakwereka Jini yaje kureba wa mugabo Su nawe ni umuhanga mu kudoda, ariko Jini amurenzeho. Yaraje avuga atumva rwose, ati Jini reka nkubwire ngo twese nidufatanya bizagenda neza, turi umuhanga nanjye ndi umuhanga, ahubwo reka dukore amadesign menshi y'amakanzu muri ubu bwami. Ndatekereza ko nibigenda gutyo ibintu byacu byose bizagenda neza cyane nidufatanya. Batangiye kumvikana, nta numwe wagiriye ishyari undi, ahubwo bumvise ko nibafatanya byose bizagenda neza cyane muri ubu bwami. Ntibyatinze barakwereka barasohotse, bagenda bitemberera babadozi bombi, Jini ndetse na Su, bakomeza kugenda biganira. Tumva ndashaka ko ubu bwami tuzabuhindura ubwami burenze mu bintu bijyanye no kudoda. Biravuze tumva rwose nta kibazo, ati turi kumwe nta kintu tutazageraho. Ntibyatinze bakomeje kuganira, babaye inshuti bimwe birenze cyane. Barakwereka hano aho umwami yarari, ukujyana ifima akantu kandi ntari kigucika. Jini nawe yaraje aryama, mu kuryama yafashe akantu agashyira ku maso hiwe, mukagashyira ku maso hiwe. Barakwereka umugabo we yitegereje neza mu kantu yashyize ku maso yiwe, hari ibyo atangiye kureba. Ukujyana ifima akantu kandi ntari kigucika. Barakwereka n'ubundi wa mugabo Jini akomeje gukora amakanzu meza cyane ayakorera wa mwamikazi. Umwamikazi yarishimye aravuga ati wa mugabo we sinzi ikintu naguhereza pe, atura umuhanga ibintu bijyanye no kudoda ataya amakanzu, nibwo bwa mbere nyabonye kuva nabaho.
ati amakanzu twatumenyereye twadoderwaga na su, atariko su n'ubundi nawe tubona nta birenze bya atari tu. Ukurikire umugabo batangiye kumwamamaza, atangiye kwikimenya bose muri ubu bwami, ibintu byo kudoda byari bimaze kumugeramo, ni ibintu azi neza cyane, niko kazi ke ka buri munsi. Bari kwerekana ubundi Jini yaje kureba mudozi we mugenzi we, bazana aho banika ibitambaro, baraza baricara baramedita, akazi bagakoraga neza nta kibazo, kandi bose nta mutima mubi, nta n'umwe wagiraga ishyari undi, byose byari akazi. Ukurikire ndakwibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel, kuko niho honyine uzajya usanga izi filime. Nudakora subscribe ntabwo uzongera kumbona ukundi. Ntibyatinze barakwereka hano umwamikazi yabwiye Jini ngo atumva Jini rero ati rero hari ikintu nshaka kugusaba, ati ndashaka udodera umwami, ati umugabo wanjye ari we mwami, umudodere mu gikopa cyangwa se boxer azajya yambara, nabo nyiri umuhanga byatari. Ntibyatinze umugabo yagomba gukora akazi kose umwami amubwiye, umwami kaza amubwiye kugira ngo byose bigende neza cyane. Biravuze atumva ndabizi neza ko umwami nimushyira iyo mpano iyo box ugiye kumuhereza, ati ndatekereza ko ari buse kuyakira neza cyane. Gusa umwami yari afite irindi habara, undi mukobwa bari babirimo bameze neza nta kibazo. Uyirambwa atumva rwose Jini kana kugize n'ukuri wa mugabo we, ati mama na papa barapfuye atariki igitoro babashyinguyeho, ntago ndakigeraho kubera buno bwami. Ntibyatinze umugabo Jini yahise afata wa mwamikazi amujyana ku gituro cy'ababyeyi be aho bapfire kugira ngo agende abasure. Ntago yasohokaga hanze kubera ko yahoraga banwe n'uriya mwami wiwe. Yaraje amujyana hanze aramusura, byose bigenda neza cyane. Uyu ni wa mukobwa usize akundana n'umwami. Barakwereka premier minister wo muri ubu bwami yatumijeho wa mugabo uzi kudodera, ngo atumva nshaka kudodera umukobwa wanjye ikanzu imwirenze cyane. Umukobwa wa premier minister cyangwa se premier minister niwe usigaye ari habara ry'uyu mwami wo muri ubu bwami. Urebeye yarambwa atumva rwose ngewe njya dodera umwami gusa n'umwamikazi, hati umukobwa wasinzi ko namudodera, ngo atumva umwami ati umukobwa wanjye rero niwe ugiye kubana n'umwami vuba bidatinze, atabwo giye bava umudodera iyo kanzu kugira ngo ajye agenda imbere y'umwami asa neza cyane. Urebe yambwa atumva ako kazi ugomba kugakora uko byagenda kose, kuko uriya mukobwa wanjye agiye kuba umugore w'umwami, ati uriya wundi hagiye kuba umugore wa kabiri. Urebe barakwereka ibyatinze umugabo yaje hano ari we su, araza bitekereza yagomba gukora ikanzu, kuko yari ayimukoreye, amukorera ikanzu nziza nta nicyo bitwaye, nta mutima mubi, kubera ko premier minister yamubwiye ko umukobwa we agiye kuba umugore w'umwami vuba bidatinze. Uyu mwami nubwo yari afite uriya mugore ntabwo babanye neza, ahubwo yari afite irindi habara babanaga, undi mukobwa bakundanaga, baryamanaga uko bwiza nuko bukeye. Umukobwa wa premier minister wo muri ubu bwami. Ntibyatinze bakwereka aho umwami yari yicaye. Yaravuze atumva rwose mutegura ibyo mutegura, tugomba kuzajya gusura ati umwami w'abami cyangwa se emperor, kugira ngo tugende twumva amabwiriza agomba kuduhereza. Nanjye nk'umwami wo muri ubu bwami bwa hano, uko cyane filime akanuko kandi ntari kigucika, kuri subscribe aho hasi kuri YouTube channel, kuko niho honyine uzajya usanga izi filime. Kandi ikindi jya ukanda like. Barakwereka wa mukobwa wa premier minister yaraje yambura ubusa imbere y'umwami, n'undi bakoraga ibyo bakoraga. Barakwereka n'ubundi wa mwamikazi yavuyeyo azana ya mpano ya boxer yizaniye umwami, asanga hari inkweto za wa mukobwa, n'ubundi atayibwira ko umwami ari kumwe n'undi mukobwa, atayisubira yagenda, asubiye yagiye yamana yahise ayisubizayo, ntiyongera kuyimuhereza. Ntibyatinze Jini yafashe umwamikazi aramutwara. Jini akomeje kwegereza wa mwamikazi umugabo we cyangwa se umugabo w'uriya mwami ntago bimeze neza, ntago babanye neza habe na gakeya. Barakwereka umukobwa yatangiye kubuganiriza inkuru Jini agatumva rwose uriya mwamikazi atarajya kugami twarakundanaga byatara, ariko ubu sizi impamvu atakinyikoza. Ati ngiye kugeza aya masaha ndacyari isugi, sindaryamana nawe, ati sinzi ukuntu bizagenda, nenze ko tuzaryamana nitumara kubana, ariko tukimara kubana kwahise yahise anyihunza, ntitwongera kubonana ukundi. Ukurikire uyu mugabo Jini umwamikazi atangiye kumwisanzura, atangiye kumubwira iby'amabanga ye, nawe yicara bitekerezaho. Uyu Jini nawe yatangiye gukunda mwamikazi bimwe birenze cyane, atumva hasi wa mwamikazi we ko mbona ibintu birenze cyane. Namwe atumva reka nkubwize ukuri rero, ati utagendera kuri uriya mwamikazi, ati umwami muzabipfa isaha n'isaha, hari igihe bazagushinja bikarangira bakwishe. Ati rero witonde wa mugabo we. Urebe abandi nabo batangiye kubona ko uriya mwami uriya mugabo Jini uza kudoda hano atangiye kwiyumva muri uriya mwamikazi. Ntibyatinze baragusubiza inyuma gakeya. Ibi nibyo umugore ari kwibuka uriya mwamikazi, uburyo uyu umwami wari uriho yari kubabwira atumva rwose ngengeneye umuntu uzansimbura muzima kandi ushoboye. Aho ngaho niho uyu mwamikazi yagiye abonera uriya musore bakajya babonana. Uriya abaye umwami
yaramukundaga byatara, ariko akimara kugera ku ngoma yahise yitarura uriya mugore, ntibongera no kuvugana habe na gake, ahubwo atangiye kugenda amwicaho. Wirambwa atumva wa mugabo ikindi rero witwararike, ati njye niyo nama naguhereza, kora akazi kawe udode, numara kudoda urinde gukomeza wegereza umwamikazi kuko byazarangira nabi cyane. Ati rero iyo nama uyumve neza, ati kandi ikindi nudoda ujye udoda neza witonze ntaribi. Barakwereka wa mukobwa wa premier minister batangiye kumukoraho riraka, ashaka kuba umwami w'umugore, ashaka kuba umugore w'umwami. Barakwereka ahangaha wa mugabo aho yari yicaye Jini yarakuvuga atumva ese kuko uriya mwami ahora icyo uriya mwamikazi, kuko umwamikazi ari mwiza cyane. Uyu nawe yari yicaye yarakwiteguye kuba umwamikazi, ashaka kuba umugore w'umwami. Batangiye kwitaho ntari. Barakwereka Jini yaje gukunda umukozi wo muri ubwami, amudodera ikanzu nziza cyane. Akimudodera umwami nawe yitegereje wa mukobwa badodeye ikanzu, aramukunda byatari. Akimara kumukunda yahise amutumizaho, bararana muri iryo joro. Abandi bakozi barabimenye, mu kubimenya bazavuga batumva natwe tudodesha ariya makanzu tureko natwe umwami yazaturenguka tukaryamana nawe. Barakwereka Jini agifungura hanze mu idirishya yabonye abakobwa benshi cyane, bamuzaniye impano nyinshi z'imibano. Bose yagiye badodera amakanzu meza. Mwimwe yadodeye wa mukobwa yari yakunze ko birangira umwami kaza amutwaye aryamana nawe. Birangira umwami amutwaye aryamana nawe, kandi umwami n'ubundi nta mugore agira, abagira abagore benshi cyane, uwo yifuje aryamana nawe. Ibyatinze barakwereka hano hari undi mukobwa waje mugatumva nyetse akundodera ikanzu, ati irenze z'abandi bose, ati njye ibyo ushaka byose ndabiguhereza. Ariko Su yaje kubyanga, yanga kuyimudodera. Aba bakobwa bose baje kwa Jini, abakobwa bose bamwuzura kugira ngo badodere ya makanzu. Gusa Su abibonye ntabwo byamushimishije habe na gake, kandi bose baradoda. Barakwereka Su yari byitegereje, abona ko isa n'isa ibintu bitazagenda neza. Ntibyatinze inama y'abayobozi irateranye, bazi kubwira umwami atumva mwami rero, ati n'abakozi bari hano bose basigaye bambara nk'umwamikazi. Ati hano hari umugabo wari kubadodera imyenda myiza cyane, amakanzu meza cyane, ati nk'ayo mwamikazi. Ati rero ibi bintu ntabwo twaza kubyemera. Ati ubukungu bw'igihugu bari kugenda babuhungabanya uko bwije nuko bucya. Ati kino kintu mukiteho, ati muhagarike bari abatozi bareka kudodera bari abakobwa imyambaro nk'iriya. Byatinze umwami yambwira atumva ngo tujye kwa Empera twumva amabwiriza ari buze kuduhereza. Ibyatinze umwami yazanye n'abasirikare biwe ndetse n'abandi bakozi biwe, bazanga kuri Empera cyangwa se umwami w'abami. Arangije batangiye kubahereza amabwiriza, bagatumva reka mbabwize ukuri rero, ikirungo mukunda gukora, ati bya bintu aho mudodera, ati muhiteho cyane. Ati ndikumva byatangiye guteza induru, ati iyo myenda muri kwambika abo bantu yose muyitwike, niko mbabwiye. Ntibyatinze ko bakigera mu bwami, umwami yase atanga itegeko, ya myenda Jini yadodaga yose barayitwitse. Mu kuyitwika Jini arabirebye yumva arababaye, kandi Jini ni umuhanga mu bintu bijyanye no kudoda bimwe birenze cyane. Bivuze ngo n'umuntu uyu mugabo agiye kuva muri ubu bwami, kuko n'ubundi nta kintu abakimara hano. Barakwereka Su yarabibonye nawe, bose ni abadozi, gusa imyenda batwitse niyo Jini ajya doda. Ntibyatinze barakwereka baraje Premier Minister aramubwira atumva rwose mwami, ati se nabona ko ukeneye undi mugore, hati umukobwa wanjye mugire vuba mushyingirwe tubashyingire mube mumeze neza nta kibazo. Urebe uyu mwami n'ubundi yashyizwe ku ngoma, ashyirwa ku ngoma n'aba ministeri icyo bamushakaga nuko ari bake cyane cyane. Uyu Premier Minister yashaka ko n'umundi mukobwa azakorana ubukwe n'uyu mwami, akazagira ubwami bukomeye cyane, cyangwa akazagira nawe umuryango ukomeye ushingiye ku mwami. Ntibyatinze barakwereka hano batangiye kuza kuganira baganira, bashaka umwami yazashaka undi mugore wo mu bundi, yazashaka uriya mukobwa wa Premier Minister. Ntibyatinze barakwereka hano aho umwamikazi yarariwe, ntabwo yari yishimye habe na gakeya, kubera ko n'ubundi umugabo we ntago amwitaho, cyangwa se umwami ntago amwitaho, yabaye nk'umujugunye ku ruhande. Barakwereka yahagaze aho ngaho ababaye agenda ari kose, ndetse na Jini nawe bivuze ngo agiye kuva muri ubu bwami, nta kintu na kimwe kivuze muri ubu bwami, kubera ko n'ubundi imyenda bari kuyitwika, bivuze ngo ntago agikenewemo hano habe na gakeya. Ntibyatinze barakwereka hano baje Jini n'ubundi mbere yuko agenda yaje kuri wa mwamikazi aza kumudodera ikanzu. Bagomba kujya mu birori, umwami agomba kujya mu birori, ndetse agomba guhitamo noneho umugore mwiza bagomba kuzabana. Ntibyatinze wa mukobwa wa Premier Minister we yaje hano kuri Su aramubwira atumva sunshaka kundodera ikanzu nyirenze cyane ku buryo nzayambara umwamikazi tukuburyo tutazakompeta bazabona ko ndenze cyane. Ntibyatinze Su yadodeye uriya mukobwa wa Premier Minister, ndetse Jini nawe adodera umwamikazi ikanzu kugira ngo barebe uzatambuka neza, uzabusa neza, ngo niwe umwami azahitamo. Ntibyatinze barakwereka hano wa mugabo Su yaraje afata ibintu byose araterateranya, areba design nziza ari buze gukoresha kugira ngo akorere umwami, akorere uriya mukobwa wa Premier Minister ikanzu irenze. Ntibyatinze akanzu arayimukoreye, yaje kuyisoza. Mu kuyisoza umwami yaricaye aho ngaho bakoze ikirori,
barakwereka wa mukobwa wa premier minister yavuyeyo yambaye ikanzu yari nziza cyane, aza yereka imbere y'umwami. Umwami amwitegereje abona umukobwa ni neza, nta kibazo ntacyo atwaye, ikanzu yambaye ni nziza ndetse nawe ni mwiza. Barakwereka Jini aho yari mu bugami mu minsi ya nyuma, gusa mbere yuko agenda baje gukorera ikanzu umwamikazi nawe yavuyeyo bamukorera ikanzu nziza cyane n'umubano mwiza cyane, avaye ameze neza nta ribi, atambuka abantu bose bareba, abantu bose baratunga ese babona ko umwamikazi yambaye neza cyane birenze bimwe by'aba mukobwa wa premier minister. Bose barahagurutse bahagurukira umwamikazi yari mwiza cyane, bamukorera ikanzu nziza cyane. Jini yari umuhanga mu bintu bijyanye no kudoda. Barakwereka yavuyeyo, mu kuvuye umukobwa nawe avayo, baza imbere y'umwami. Umwami agomba guhitamo noneho bwa nyuma na nyuma ugomba kumubera umugore. Avuze atumva rwose mwamikazi wanjye nguhitamo ntabwo nigeze nibeshya, ati n'undi nongeye nguhisemo, haturi umugore wanjye nta cyabihindura. Barakwereka n'ibyatinze yakanzu su yadodeye wa mukobwa wa premier minister yaje yarakaye umujinya ari mwinshi cyane, aza gutura umujinya su arambwa tumva watigawuri ikigo nta n'ubwenge ugira, ataro gikanzu wandodeye hatakore bikanzu, ati Jini yadodeye umwamikazi kuntu ari nziza, ati nge ntabwo nari gukoraho. Barakwereka arambwa tumva nge nakoresheje uko nshoboye kose gukorera ikanzu nziza cyane, ati rero Jini mba yakoze ibirenze ntabwo wabimpora, kandi Jini ni umuhanga bimwe birenze cyane, ati ibyo ngibyo agomba kubyakira, niba umwami ataguhisemo ibyo ngibyo byakire ntacyo bitwaye. Ntibyatenze barakwereka Jini mbere yuko ava mu bwami yaje kureba umwamikazi ngo atumva ubu nibwo bwa mbere n'ubwa nyuma tuvuganye, ati ubwami ngiye kubuvamo ntacyo nkimaze hano, ati uzasigara amahoro kandi wishimye, ndatekereza ko byose bizagenda neza cyane. Ntibyatinze ko baganira, umwami yavuyeyo. Umwami mu kuvayo yahise abona Jini ari kumwe n'umwamikazi, atangira kubakeka. Mu kubakeka yaraje akomeza kubitegereza, bari kuganira. Ibyatinze barakwereka Jini yaseze ku mwamikazi, arangije cyaragenda. Gusa mbere yuko agenda umwami yarababonye. Umwami mu kubabona umujinya waramwishishira aramwica, arangije avayo. Umwami agomba kuvuga ijambo rya nyuma ndetse agakora n'icyo ashaka muri ubu bwami. Ibyatinze barakwereka hano uko umwami yavuyeyo yaje gutanga itegeko ko bagomba gufata Jini bakamuroga agapfa cyangwa se bakamufunga akazicwa kubera gushaka kuryamana n'umugore w'umwami kandi bitemewe. Ntibyatinze umwami yavuye mu yari mwinshi cyane, aza kureba su aza kumwifashisha arambwa tumva su ngenda gukeneye, nkine ko ushaka urushinge ushyiraho uburozi burenze cyane ku buryo bugomba kumwica. Nibinanga aturiya musore Jini sishaka ava muri ubu bwami, agomba gufatwa agafungwa, akaza kanirwa mukwiye tukamwica kuko yashatse kuryamana n'umugore wanjye ariwe mwamikazi, kandi ibyo ngibyo ni amahano atajya ashoboka muri ubu bwami. Urebe barakwereka Jini bari bagiye kumuhora ko gavugana n'umwami ndetse bakunda ko avugana n'umwamikazi kandi bakunze kuba bari kumwe. Ukurikirana filime akanuko kandi nta gicugu cyane byatinze. Jini baramufashe mu kumufata, baramuziritse koko, barangije bamuhereza amabuso, bamujyana kumufunga ategereje kuzakatirwa akicwa bikarangira burundu ubuzima bwe, kubera ko yari yamenyereye umugore w'umwami ari mwamikazi, ashaka kugumana nawe. Gusa hose yarari yatangiye kwibuka ibihe byiza ajyana n'uyu musore. Uyu musore uburyo nta ribi ryiwe, nta mutima mubi, kandi yadodaga neza nta ribi, bari banahuje ndetse nta n'icyari yamugiriraga habe na gakeya. Aho umusore yarari muri gereza, undebere bamuhoye ko yakundaga kuba ari kumwe n'umwamikazi. Gusa uyu musore yaramaze gukunda umwamikazi ndetse n'umwamikazi yaramaze kwimvamo uyu musore. So yaje kumusura muri gereza ngo atumva ihangane wa musore we, ati bibaye nta kiri kintu wabikoraho, gusa wumve ko nta mutima mubi kandi ikindi giye ko wari umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye. Mugatumva ibyo ngibyo ntacyo bitwaye, ati wowe uzakora akazi kawe neza kandi uriya mwamikazi uzamwiteho, dore ntago yishimye ntabe na gake, cyangwa tumva tuza byose nzabyitaho ntugire ikibazo. Ati kandi ubumenyi nakwigiyeho nzabukoresha, kandi ndabizi neza ko vuba bidatinze nzazamurwa mu ntera, kandi ndatekereza ko nawe aho uri bizagushimisha kubera ko ari ikintu wahoze wifuza. Ntibyatinze Jini baramufashe bamushyira ku karubanda, yagombaga kwicwa agapfa bikarangira, yarakatiwe baramuzirika muzana ku karubanda kubwo gukunda umwamikazi, agashaka kumwigeza, agashaka no kuryamana nawe. Jini yitegereje mu birere, umugabo icyo yakuyeyo igihoro, arangije Jini nabatega ijosi bahise barikuraho byihuse. Uko niko Jini yapfuye, azize urukundo yakunze uyu mwamikazi. Gusa umwamikazi akibyumva yararize agahinda kaba kose. Barakwereka yamuhereje n'akagatambara azajya yihanaguza amarira agwaho. Uyu mwamikazi yaramaze gukunda Jini mwe birenze cyane, yarababaye agahinda kaba kose. Su nawe kubera kudoda cyane baje kumuzamura mu ntera, aza kumuyoboza ukaze. Byaramushimishije gusa kuko byakamushimishije, byaranamurijije kubera ko wamufashije, wamugiye umuhereza amadesign yose yagiye akora. Yari Jini nawe yarishwe. Niyo mpamvu uyu mugabo nawe ntabwo byamushimishije abe na gakeya. Yaje muri cya cyumba cya Jini aho yakundaga kudodera imyenda yose, ibintu bye byose, atangira kubitwika. Yitegeza n'agatambaro
yakunda gukorera ama design, arakitegereza ka jini yumva arabo yagenda kari kose, cyane ko uyo mugabo nubwo bwose yari afite mu competitor ari we jini, ariko nta bari babanye neza, ntacyo byari bitwaye. Habe na gakeya yatangiye kwibuka uburyo yagendanaga n'uriya musore bameze neza, nta kibazo, bagenda baganira bitera story nta ribi ryabo. Mu bingibi byose umugabo yarabyibutse, yumva agenda ni kose yarabuze inshuti nyanshuti, kandi inshuti nziza cyane, inshuti yari y'umumaro kuri we, kubera ko yamukoreraga buri kimwe cyose. Barakwereka hano imvura yatangiye kugwa, aho umwamikazi yarari ntago yarishimye na gakeya. Wa musore na wa suna waho yarari yicaye aho ngategereje umwamikazi akumuhesha umugisha kubwo ubuyobozi bwe yaramaze kugeraho, kubyo yari amaze kugeraho, ariko n'undi umwami ntago yaje. Yikomereje izo yarafi, yikomereje ingendo ziwe muri ubu bwami bwasigaye aho ngaho butuje nta ribi. N'ubundi kudoda, bakomeje kudoda, bashaka ko buno bwami buzajya bubwa mbere mu bijyanye no kudoda, ndetse suna waho yarari yatangiye kwishima kubera ko akazi bari kugakora neza cyane. Umwami naho yarari ibyishimo byari byose, gusa ntago yigeze aba hafi umugore wiwe ariwe mwamikazi ngo bari kumwe bameze neza. Igihe cyose ahubwo yaramwihunzaga, nubwo yamuhisemo, ariko n'ubundi nta rukundo rwatangira amufite, ariko mbere batari abana yaramukundaga byatari ko bwije nuko bukeye yaramukundaga. Barakwereka muri ubwamaho umwami yarari aravuze atumva ubwami bwanjye cyako buzaba bukomeye cyane.